twihuse cyane reka tugane ku izina Abigail. Izina Abigail rifite inkomoko mu rurimi rw'Igiheburayo. Izina Abigail risobanuye ngo ishimwe rya data cyangwa se umunezero wa papa. Ni izina rifite ibisobanuro byiza kandi byinshi cyane. Umuntu biranga Abigail ni umunyabwenge cyangwa se umunyabitekerezo, bakunda gutekereza mbere yo gufata icyemezo. Umutima mwiza, ni umwitonzi, bagira impuhwe kandi bakita ku bandi. Ubugeni n'ubuhanga mu kuvugana n'abandi, bashobora guhosha amakimbirane cyangwa se no kugisha inama neza, kandi kwiyemeza no gukorera ku ntego nibyo bibaranga. Iyo bihaye intego barayirangiza cyangwa se bayigeraho. Ba Abigail naho hakunze kurangwa no kuba inyangamugayo, ku buryo hahandi bavuga ngo bakora buri kimwe cyose ariko kugira ngo umuntu abone neza. Bakunda ukuri n'ubwizerwa cyangwa se no kwizerwa. Dore bimwe mu bintu biranga aba Abigail iyo bari mu rukundo. Iyo bari mu rukundo bakunda kwitabwaho, bakunda urukundo rushingiye ku cyizere. Abigail bashima cyane iyo hari ukuri cyangwa se icyizere mu rukundo rwabo. Bakunda umuntu witonda kandi wuje urukundo, nyine wa muntu udasamara ugera hirya no hino. Oya, ntakunda amakimbirane iyo ari mu rukundo cyangwa se ngo akunde abantu bashamirana bya hato na hato. Uwitwa Abigail ni umuntu ukunda kwitanga ku muntu akunda. Iyo akunda umuntu ni wa muntu wakora buri kimwe cyose kugira ngo uwo akunda yumve amwibonamo. Akunda urukundo rufite intego, nyine ni wa muntu ushaka kumenya ko undi muntu dukana bimeze bite. Abigail ashima umuntu umwitaho n'umuntu umubwira amagambo meza, kuko ibyo biri mu bintu bishobora kuba byamufasha cyane. Kandi wibuke ko Abigail wa muntu ufata icyemezo, nyine yamaze kugitekerezaho. Subscribe kuri YouTube channel yacu ni Rwego Kabiri.